kandi kwari ukwigana iminsi mikuru yo mu Egiputa mu Misiri yo gusenga ibigirwamana. Murumva yuko uburyo bwo gusenga iteraniro bari bakoze, nubwo bitwaga ngo n'ubwoko bw'Imana, ariko bari bakoze iteraniro rya gipagani. Birashoboka yuko abantu bashobora kwitwa itorero ry'Imana ariko barangiza bagakora ibirori bya gipagani, bakaba bafite reference cyangwa ibyo barimo kwigana bidafitanye isano n'iby'Imana yashyizeho. Ikindi kintu gikomeye ngo ibi bintu byari ibyo biganye mu Misiri. Icyaha cyo kwigana nicyo kizatuma abaririmbyi bagwa mu mutego. Icyaha cyo kwigana kizatuma abayobozi bagwa mu mutego. Icyaha cyo kwigana ni icyaha cyiteguye gutuma ababwiriza benshi bagwa mu mutego. Ntabwo ibintu twabonye ahandi hantu hariho hose ari ngombwa kubizana mu nkambi y'Abisiraheli, ya Isiraheli y'Imana y'uyu munsi. Ntabwo ikintu wabonye kiryoshye mu idini runaka, ntabwo ikintu wabonye kigishijwe n'umubwiriza ushyushye runaka, ntabwo ikintu wabonye kuri internet runaka cyakangura abantu cyabakabura mu bitekerezo, ntabwo buri gihe biba bikubwiye ko kigomba kuzanwa mu ngando ya Isiraheli. Mu ngando ya Isiraheli Imana niyo ituyobora. Ntabwo twigana ibyo twabonye muri Egiputa cyangwa aho twahoze kera tutaraza, ahubwo twigana ukuri Imana yaduhaye mu rugendo turimo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Bene data, nshuti, bavandimwe, nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. Muri uyu mwanya nongeye gushimishwa cyane nuko Imana yongeye kuduha andi mahirwe adasanzwe yo kwigana ijambo ryayo. Ubu tugiye gutangirana kwigana ijambo ry'Imana. Ni ibyigisho bizagenda bishorerana bifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuvayo ntibikuvemo. Kuvayo ntibikuvemo. Njyewe ndi MUSONI Flavien. Mbere ya byose reka tubanze dusenge, twiragize Imana tubone kwiga ijambo ryayo. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe tunejejwe cyane n'uburyo dukunda, uburyo twitaho, ko bwije nuko bukeye uko tubona ikiganza cyawe kituyobora, uko umwuka wera tuyobora mu ijambo ryawe kandi akadukura mu ntege nke, akatwambika imbaraga kugira ngo ntitube abumva gusa ijambo ryawe ngo barisome gusa, ahubwo uko bukeye nuko bwije ukaba urimo kugenda udushyira mu bagomba kurishyira mu bikorwa mu buzima bwa buri munsi. Ibyo byose tubikesha imbaraga zawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho rero muri uyu mwanya umanuke ubane natwe muri uku kwiga ijambo ryawe kugira ngo umwuka wera atuyobore mu kuri kwawe kose, kandi ukuri dusohoyemo aba ariko tugenderamo. Ucishe bugufi imitima yacu kugira ngo ibashe gushyikira icyo watugeneye, kwihana kuba ukwacu kandi kwigisha kuba ukwawe kuko uri umwigisha mukuru. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nari maze kubikubwira, tugiye kwigana ibyigisho bikurikirana bifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuvayo ntibikuvemo. Ariko uyu munsi unyemerere dutangirire ku cyigisho cyacu cya mbere kivuga ngo umuziki ni imbyino. Umuziki ni imbyino. Kubera iki insanganyamatsiko yacu ivuga ngo kuvayo ntibikuvemo? Nuko mu rugendo rwacu rw'iby'umwuka bigaragara yuko hari aho twavuye, bigaragara yuko hari aho turi, kandi bigaragara ko hari aho tujya. Muri gahunda y'Imana icyo ifitemo gahunda nuko aho turi uyu munsi wa none dukururwa cyane naho turimo kujya twerekeza mu bwami bwayo. Mu magambo make, ubwami bw'Imana bugomba kudutwara kuramya kw'abantu b'Imana, gukunda Imana, kuyikorera, kuyishakashakana umwete, gushakashaka ukuri mu ijambo ry'Imana. Ibyo bintu bigomba kuturanga kugira ngo dushishikarire kumenya ibyo umwami wacu ashaka. Ariko uyu munsi wa none abantu benshi aho kugira ngo dutwarwe naho turimo kwerekera, abantu benshi barimo baratwarwa naho twavuye. Ngiyi rero impamvu nyamukuru ituma uyu munsi wa none dufite ibi byigisho, iyi nsanganyamatsiko tugiye kwitaho cyane. Mwene data, ndagira ngo tujyane kandi tubane neza. Mu Kuva igice cya 32 havuga Aroni acurira Abisiraheli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi bateranira kuri Aroni, baramubwira bati, haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa undi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye.
Aroni arababwira ati mukweture impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire. Abantu bose bakwatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni. Aroni arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati iki nicyo Mana yawe wa bwoko bw'Abisirayeli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro. Abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Uwiteka abwira Mose ati manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononnye. Bateshutse vuba bava mu nzira nabategetse, biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe, baragisenga bagitambira ibitambo bati wa bwoko bw'Abisirayeli we, iki nicyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. 9. Kandi Uwiteka abwira Mose ati ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi. None nyihorera uburakari bwanjye bubagurumanire, mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati Uwiteka niki kigurumanishije uburakari bwawe ukarakarura ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Nshuti zanjye, nimureba neza ahangaha muri iki cyigisho harimo amagambo akomeye nifuza ko duha agaciro cyane. Abisirayeli bari mu butayu, kandi muri uru rugendo bari barimo babona Mose aratinze, bifuza Imana igaragara. Noneho barangije begera Aroni. Aroni abemera gukora ikigirwamana, ariko Aroni umutima namukomeza kumushinja. Ageraho abwira abantu ati ejo hazabaho umunsi mukuru w'Uwiteka. Mu magambo make, bari baramije ikigirwamana, umutima namumwemeza ko atari cyo yagombaga gukora. Abwira abantu rero ko ejo bazakora ibirori byo kuramya Imana, ariko mu by'ukuri ibyarangiye ni bimwe, nuko yaba umunsi mukuru yari yateguye n'igishushanyo cyari cyateguwe n'imitima y'abantu, ntabwo umunsi bwari gucya umunsi ukurikiye wari kuba umunsi mukuru w'Uwiteka, ahubwo wari kuba umunsi mukuru wo kuramya biriya bigirwamana, ariko bikitirirwa izina ry'Uwiteka. N'uyu munsi wa none birashoboka yuko hashobora kuba hari ibintu byinshi bikorerwa Imana, ariko mu by'ukuri ari ukugira ngo abantu batabanyega cyangwa se batabaseka. Mu by'ukuri imbaraga ibisunitse bigendereye kuramya, kwerereza abantu cyangwa gukura abantu ku Mana. Nagira ngo twinjire. Abisiraheli ibi bintu babyigiye mu by'ukuri ko urebye Aburahamu, Isaka na Yakobo ibi bintu batabyigeze. Ibi bintu babikuye mu by'ukuri babikuye mu Egiputa. Mu Egiputa bari barize iki? Ese indirimbo n'imbyino byari bifite uruhe ruhare mu misengere no mu mibereho y'ubuzima bwo mu Egiputa? Muri Egiputa amagambo ngiye gukoresha ni amagambo nasomye ku rubuga rwa www.wordhistory.org ku kagingo kitwa Music Dance in Ancient Egypt. Mu magambo make ni ibigendanye n'uburyo umuziki icyo wari umaze muri Egiputa ya kera. Hano baranditse ngo muri Egiputa imbyino zakoreshwaga mu birori byo kuvuka, mu bukwe, mu birori byo gushyingura, iby'ibwami, ibirori byo kugaragira ibigirwamana. Kandi ibimenyetso by'uko babyiganaga n'ubu biraboneka. Kumva ndetse kumva z'uyu munsi wa none, uramutse ukurikiranye imva z'uyu munsi wa none zo mu Egiputa, cyangwa se ku bikuta by'ingoro zaramirizwagamo ibigirwamana, uyu munsi wa none wabona uburyo umuziki n'imbyino byari bifite icyerekezo. Ndagira ngo uze kunkurikira cyane, biraza kuza kugufasha kumenya icyo twita umuziki w'uyu munsi wa none n'imbyino zihari, isano bifitanye n'imibereho na gahunda zo mu Egiputa. Nshuti zanjye, muri Egiputa habaga ikigirwamana kazi cyitwaga Hathor. Iki kigirwamana cyavugwaga ko gitanga umunezero ku isi. Iki kigirwamana kandi bavugaga ko gifasha abasinzi kwikontorora mu isindwe. Nshuti zanjye, n'uyu munsi wa none biratangaje yuko ahantu umunezero w'isi urimo gushakirwa hagomba kuboneka umuziki, hakaboneka n'ubusinzi. Uretse icyo kigirwamana hari ikindi kigirwamana nanone cyitwaga Meret. Meret n'ikindi kigirwamana cyitwaga Heka, byafashaga mu bigendanye na maji cyangwa se ibi bintu byo gukina by'amahirwe.
umuziki, amajwi byavangwaga n'ibimenyetso byitwa geste uyu munsi wa none, bikagendana n'icyerekezo cy'umuziki, byakoreshwaga cyane mu kuramya cya kigirwamana cyitwa mereti. Mereti cyari ikigirwamana cyari gishinzwe ibyo bita inspiring, cyangwa se guha abantu icyerekezo, guha abantu kumva mu mitwe yabo harimo indirimbo, harimo gushaka kubyina, harimo gushaka gucuranga. Iki kigirwamana kandi cyitwa mereti cyane bavugaga yuko aricyo gitanga inganzo yo kwandika indirimbo, kuzicuranga, kuziririmba, uburyohe bwazo, ariko bakavuga ko cyane cyane cyari gishinzwe guha abantu umwuka wo gutwarwa n'indirimbo. Inshuti zanjye, iki kigirwamana cya merit cyatumaga music iba central value, cyangwa se umuziki uba ikintu cy'ifatizo cy'ingenzi ku buryo ibindi bintu byose byubakiye kuri icyo kintu. Hano rero bakomeje bavuga yuko inshingano y'abagore mu iyobokamana rya Egiputa ya kera kwari ugufasha mu ndirimbo no kuzibyina mu birori by'iyobokamana cyangwa mu birori by'ibigirwamana. Hari n'abatambikazi b'ibigirwamana bari barabyeguriwe, kandi gutwika bakoraga ibi bintu batwika ibihumura neza. Ikindi bagombaga kuba bafite ibintu by'imirimbo bambaye mu ijosi, kandi hari n'indabyo zihumura cyane zari zishinzwe kugira icyo zikora ku bitekerezo by'abantu. Nshuti zanjye rero, uyu munsi ntibitangaje yuko indirimbo nyinshi ahantu zibyinirwa bafite ibintu by'imyotsi bacana. Iriya myotsi mu gihe cya kera yabaga ifite n'impumuro ikururira abantu kuza gutwarwa cyane n'ibintu byari birimo kuberaho. Ariko biratangaje ko n'uyu munsi wa none mu ndirimbo z'iyobokamana z'amadini atandukanye muzabona aho abaririmbyi barimo kuririmbira hiswe ku ruhimbi, harimo gutwikirwa ibintu by'imyotsi, ibintu by'imyotsi, ndetse kenshi na kenshi ukabona harimo haratakwa ibintu by'indabyo utamenya amoko yabyo. Ibi bintu Egiputa byari bikomeye. Umuziki wari ushinzwe kuzamura uburyohe mu misengere y'ibigirwamana, kuzamura ibigendanye n'imibonano mpuzabitsina mu bantu, n'umunezero wo kunezererwa isi. Ibi byari ibintu umuziki wari ufitemo uruhare rukomeye mu gihe cya Egiputa, bitewe n'uko imibonano mpuzabitsina n'ibigendanye nayo rero muri Egiputa bitari icyaha. Ku bw'ibyo niyo mpamvu imyambaro y'abagabo n'abagore babyinaga ziriya ndirimbo yabaga imeze nk'utuyungirizo, kandi ikaba ari migufiya. Ndagira ngo mbwire ngo umuziki wari ufite uruhare rukomeye mu gihe cya Egiputa, kubera ko piramide za Giza, piramide za Giza, piramide ndumva mwakora ubushakashatsi ngo iyo piramide za Giza zubatswe abantu bumva umuziki. Mu gihe cy'ubwami bwabayeho mu cya 479 kugeza mu cya 458 mbere ya Kristo, imbyino zabaga zirimo kwitera hejuru no kwicurika, guhina imigongo, ukabona umuntu umutwe we n'amaguru yabyegeranyije yihinnye, cyari ikimenyetso cyo gusenga izuba. Kandi aba bantu babyinaga umusatsi wabo utendera batawuziritse, ku buryo uwo musatsi bawuzanaga ugahisha mu maso. Kandi habaga ubwo abagore babyinishaga ibintu runaka babaga batwaye mu ntoki. Nshuti zanjye, muri iyi misengero yo mu Egiputa bari bafite n'uburyo bakaraga amaboko bayegeranya hejuru y'umutwe, cyangwa se bayakaraga. Ibi muzabibona mu ndirimbo nyinshi cyane, ariko umuhanga wakanguye abantu muri izi mbyino za kera muri Egiputa ni umugabo witwa Michael Jackson. Mu ndirimbo ze uriya mugabo wapfuye yakundaga kwifashisha ibimenyetso, systeme, imbyino zo muri Egiputa. Ariko biratangaje ko uyu munsi wa none mu miziki y'abanyamerika b'abirabura barimo kuririmba zitwa imiziki y'Imana, ndetse no mu nsengero zimwe na zimwe muri ibi bihugu byacu bya Afurika usanga zimwe muri ubu buryo bw'imiziki ya kera burimo gukoreshwa. Inshuti zanjye, hari ikindi kintu gikomeye. Abacuranzi, abaririmbyi ndetse babaga barabaciyeho ibishushanyo byitwa tattoo, uyu munsi byitwa tatuwaje. Ibi byerekanaga umurinzi ari we Hathor and Bess. Mu magambo make, aba bakundaga kubyina kenshi na kenshi bafataga imibiri yabo bagashushanyaho ibishushanyo bya Hathor cyangwa se by'ikigirwamana cyitwa Bess, kugira ngo bigaragare ko aribo barinze abo bantu.
nshuti zanjye, umuziki murumva ko wari ufite uruhare rukomeye mu bigendanye n'imisengere, kandi uburyo bwakoreshwaga ntabwo bukwiye gukoreshwa mu buryo bw'ibyanditswe byera. Rero Abisiraheli imyaka 400 bamaze muri Egiputa ndetse irenga, bitegerezaga ibi bintu, bitegerezaga ibi birori, kandi akenshi na kenshi abanyantege nke banezezwaga nabyo cyane. Kubw'ibyo rero ibi bintu byarabanduje ku buryo Imana yabakuye mu Egiputa. Mu by'ukuri mu Egiputa bavuye Imana ibajyanye, ariko ntibemereye Imana ngo ihanagure muri bo ibintu bari baraciyemo n'ibyo bari barabonye mu Egiputa. Niyo mpamvu turimo kwiga insanganyamatsiko ivuga kuvayo ntibikuvemo. Tuzareba ingingo nyinshi zubakiye kuri iki kintu. Nshuti zanjye, muri Egiputa bari bafite imbyino z'amoko asa atandukanye. Hari imbyino bita pure movement dance, zari zabyinwaga bisanzwe byabo bya gakondo. Hakaba gymnastic dance, zari imbyino zisaba umuntu kuba afite umubiri we uteye mu bundi buryo. Hari izitwa imitative dance, izi ngizi babyinaga bigana inyamaswa n'ingendo zazo. Biratangaje ko n'uyu munsi wa none hari ibimenyetso bikorwa mu ndirimbo zitwa iz'urukundo, ariko byari ibimenyetso byigana uko inyamaswa zagendaga. Nabahaye urugero cyane kuri Michael Jackson, kubera ko ni umuntu wabaye umuhanga cyane mu kongera kugarura indirimbo zo mu Egiputa, azigarura mu isi yo mu gihe cye mu 1980 gukomeza n'uyu munsi wa none. Izi ndirimbo biganaga inyamaswa n'ingendo zazo. Ikindi, hari imiziki yitwa the pair dance, abagore babiri cyangwa abagabo babiri bakabyinana. Nshuti zanjye, hari izitwa group dance, amatsinda abyinira hamwe. Hari izitwa war dance, izi zari imbyino babyinira abacanshuro babaga baraje gufasha Egiputa kurwana, kugira ngo bishime, mbese base naho babakurura cyane, bajye mu ntambara bafite morale. Izindi mbyino zari zo bita dramatic dance. Iyi ngiyi dramatic dance yakorwaga n'abakobwa gusa, bari bafite ibimenyetso runaka bakora. Nshuti zanjye, izi dramatic dance zakundaga gukoreshwa mu misengere y'ibigirwamana, ariko uyu munsi wa none dramatic dance zirimo zirakoreshwa mu madini ya kirokore. Abantu barimo barafata abana b'abakobwa beza bakabambika amapantaro, ubundi barangiza bakabigisha ibintu, bakazaza bagaragira ibintu byakoreshwaga mu kugaragira izuba. Nyuma yaho hari ibyo bita lyrical dance. Lyrical dance, iyi ngiyi yari imbyino hakorwagamo ibyo bita approaching hagati y'umusore n'umukobwa. Ni imbyino yakoreshwaga, murabizi yuko abantu bo mu Egiputa ntago bororokaga cyane kubera ko ni mu butayu. Kubw'ibyo rero kororoka, gusambana cyangwa se gutuma impamvu yose yatuma umuntu avuka no mu buryo budateganyijwe, kuri bo bumvaga ari uburyo bwiza. Kubw'ibyo rero hari imbyino zabyinwaga mu gihe babaga bashaka yuko abantu bagomba kuvuka, cyane cyane izi mbyino zakundaga kubyinwa n'umusore uri kumwe n'umukobwa, kandi umwe ashinzwe gukangura amarangamutima y'undi. Ngizi indirimbo nyinshi zitwa iz'urukundo uyu munsi, aho ureba umuririmbyi mu maso ukabona arimo aragukangurira ubusambanyi, aho witegereza amaboko ye ukabona aragukangurira ubusambanyi, aho witegereza imyenda ye n'ibimenyetso by'amaboko aho arimo kubyerekeza ukabona arimo arakwereka ku myanya ye y'ibanga, aho umuntu yicara agakuba akaguru hasi n'akaboko byerekana yuko yamaze kwinjira mu buryo budasanzwe bw'ubusambanyi. Ariko ibyo byose ikibazo nuko tuba twicaye imbere y'amateleviziyo, tuba twicaye kuri internet tubyitegereza. Nshuti zanjye, ubundi buryo bwitwaga grotesque dance. Grotesque dance, ibindi bintu bitari abantu by'ibimanuka nibyo berekanaga yuko biza nabyo bikabyina. Nuvuga ngo babyinaga nk'uko ibyo ibimanuka cyangwa se ibintu biva ahandi hantu bitari abantu basanzwe uko byabyinaga. N'uyu munsi wa none hari imbyino nyinshi ubona zitari iz'abantu, ukabona zirimo uburyo bwa kidayimoni bwo kwikaraga, bwo gukaraga amajosi, gukaraga igihimba, kwigaragura hasi. Ubundi uburyo bwose bwo kwigaragura hasi no mu gihe cya Yesu bwari uburyo bw'abantu bafashwe n'abadayimoni. Nshuti zanjye, hari ibyo bita funeral dance, imbyino zabyinwaga barimo gushyingura kuko bari bafite ukuntu bashyingura bitandukanye n'uburyo twizera ko umuntu yapfuye aba ameze. Hari n'ibyo bita religious dance, zari imbyino zikoreshwa mu kugira ngo bahuze abantu bari aho ngaho n'ibigirwamana babaga barimo kubyinira.
nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo tugaruke ngibi rero ibintu abisirayeli bari bararebye ku manywa na nijoro bakirirwa babireba, ndetse kenshi na kenshi mu minsi mikuru babaga bari mu Egiputa bakurikiranaga yabaga irimo ibintu bimeze gutyo. Kubw'ibyo rero nimureba nabo bamaze kubona akanya babonye Mose adahari, bijya biba ngombwa yuko abantu baprofita uwababangamiraga adahari. Nshuti zanjye najya mbabwire ngo iyo abantu babonye akanya uwababuzaga gukora ikintu yegeyeyo, iyo abantu bafite kamere muri bo bafite irari ry'ubusambanyi n'irari ry'iby'isi, iyo babonye uwababuzaga ikintu yegeyeyo baprofita ka kanya. Reka mbaho urugero, murabyibuka Nehemiya igihe yasubiraga mu Bukarudaya? Ese murabyibuka yuko Nehemiya amaze gusubira ku mwami? Yego, Nehemiya amaze gusubira ku mwami nyuma yuko azana ivugurura, ngo abantu baprofise mu mwanya Nehemiya atarahari, ngo noneho barangije bongera bagarura bya byaha byabo, ndetse bigera ubwo Tobiya ndetse na Sanibarati bongera kubona umwanya mu buturo bw'Imana kandi bitari ngombwa. Nshuti zanjye icyo najya mbabwire ngiki, urebye kiriya gice nabasomeye cya 32 cyo Kuva, ikigaragara nuko haremwe Imana imeze nk'uko abantu bashaka. Icya kabiri nuko abantu bumvaga bari amahoro. Iki kintu ni ikintu gikomeye, kenshi na kenshi tugwa mu mitego ndetse tugwa mu bibazo iyo twibwira ko dufite amahoro. Abantu bicajwe no kurya no kunywa, ndetse bamaze kurya no kunywa bahagurutswa no gukina. Ibi bintu byerekana ko buri gihe kurya bidakontrolowe n'ijambo ry'Imana, kunywa bidakontrolowe n'ijambo ry'Imana, byohereza abantu mu mikino yose itemewe n'ibyanditswe byera. Mu magambo make baba barenzwe. Kandi ibi bintu bigomba gusoreza mu mbyino. Kubera iki? Imbyino zirimo umutego wa Satani ukomeye. Harya nagira mbabwire abisirayeli mu kibaya cy'Ishitimu barimo kureba iwabo muri metero nkeya hagati yaho bari naho bajyaga Imana yari yabasezeraniye, harimo ikibaya cyonyine cya Yorodani. Ndagira ngo mbabaze inshuti zanjye byagenze gute? Nta kindi kintu cyabaye, ahubwo abisirayeli bakuruwe n'inzoga, ubwiza bw'abagore n'imiziki, bisanga basenya amahame, bananirirwa kuri Yorodani neza. N'uyu munsi wa none ubwiza bw'abagore, imiziki ndetse n'inzoga bigiye gutuma hari abantu benshi bananirirwa kuri DUHE twari tugiye kwambuka. Nshuti zanjye icyakurikiyeho nta kindi, Imana yaribagiranye, kandi Imana itanga itangazo ko kuva uwo munsi aba bantu babaye ubwoko butagonda ijosi. Nshuti zanjye kuba ubwoko butagonda ijosi ni igihe udashobora kumvira abantu Imana yashyize mu nshingano, ariko ikintu kibabaje ushobora no kubumvira, ahubwo ntiwumvire Imana yo mu ijuru, ugatandukana n'ijambo ry'Imana n'ibyigusaba. Kuva 32:25 Bibiliya iravuga ngo Mose abona ko abantu babaye ibyigenge kuko Aroni yabakundiye ko bigenga, bagahinduka ibitwenge ku banzi babo. Mu magambo make, iyo tubaye ibyigenge ntitugengwe n'Imana, ntitugengwe na gahunda yera yatanze, tukashaka no kutagira undi muntu uwo ari we wese utugenga, ahubwo tukagengwa n'iruba n'irari ry'ubusambanyi riri muri twebwe, ndetse n'ibi bintu by'ubusinzi, birangira abantu batwawe n'ikibini gisa nacyo. Umuziki ikintu gikomeye gishobora gushyira umuntu ahantu atatekerezaga. Hari amagambo nakunze ari mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, page 213. Baranditse ngo ubwo bageraga hafi yaho abisirayeli bari babambye amahema yabo, ubwo ni Mose na Yosuwa bamaze kumanuka bavuye imbere y'Imana, babonye abantu basakuza kandi babyina bazenguruka ikigirwamana cyabo. Ryari iteraniro rya gipagani, kandi kwari ukwigana iminsi mikuru yo mu Egiputa mu Misiri yo gusenga ibigirwamana. Murumva yuko uburyo bwo gusenga iteraniro bari bakoze, nubwo bitwaga ngo n'ubwoko bw'Imana, ariko bari bakoze iteraniro rya gipagani. Birashoboka yuko abantu bashobora kwitwa itorero ry'Imana, ariko barangiza bagakora ibirori bya gipagani, bakaba bafite reference cyangwa ibyo barimo kwigana bidafitanye isano n'iby'Imana yashyizeho. Ikindi kintu gikomeye, ngo ibi bintu byari ibyo biganye mu Misiri. Icyaha cyo kwigana nicyo kizatuma abaririmbyi bagwa mu mutego. Icyaha cyo kwigana kizatuma abayobozi bagwa mu mutego. Icyaha cyo kwigana ni icyaha cyiteguye gutuma ababwiriza benshi bagwa mu mutego.
ntabwo ibintu twabonye ahandi hantu hariho hose ari ngombwa kubizana mu nkambi y'Abisiraheli ya Isiraheli y'Imana y'uyu munsi. Ntabwo ikintu wabonye kiryoshye mu idini runaka, ntabwo ikintu waribonye kigishijwe n'umubwiriza ushyushye runaka, ntabwo ikintu wabonye kuri interineti runaka cyakangura abantu cyabakabura mu bitekerezo, ntabwo buri gihe biba bikubwiye ko kigomba kuzanwa mu ngando ya Isiraheli. Mu ngando ya Isiraheli Imana niyo ituyobora, ntabwo twigana ibyo twabonye muri Egiputa cyangwa aho twahoze kera tutaraza, ahubwo twigana ukuri Imana yaduhaye mu rugendo turimo. Reka nshuti nkomeze nsome amagambo ari mu Bakurambere n'Abahanuzi paji 213. Nyamara se kuramya Imana no kuyubaha kwabo byari bihabanye n'ibyo bite? Mu magambo make, kuramya Imana no kuyubaha kwabo byari bihabanye cyane n'ubwuzu n'umwete n'imbaraga bashoye mu kuramya ikigirwamana. Reka mbabwire, kamere yacu ihengamiye mu kibi ku buryo umuntu ushobora kumuririmbisha indirimbo yo mu gitabo akumva ntiryoshye ndetse agafunga umunwa ntaririmbe, ariko wamujyana mu kindi gitaramo kirimo indirimbo z'isi n'imbyino zazo n'incurango zazo ukabona wa muntu arimo arigaragura ukayoberwa niba ari we. Nshuti zanjye, birashoboka yuko amarangamutima yacu yamaze gusumba kwizera kwacu, ariko icyo cyaba ari ikibazo gikomeye. Nyamara kuramya Imana no kuyubaha kwabo byari bihabanye n'ibyo bite? Mose yarumiwe bikomeye, niho yari akiva imbere y'ubwiza bw'Imana, kandi nubwo yari yabwiwe ibiri kuba ntabwo yari yiteguye ayo marorerwa ateye ubwoba yerekanaga guta agaciro kw'Abisiraheli. Mu magambo make, Mose nawe Imana yaramubwiye ngo manuka ujye kureba, kuko Imana izi gutandukanya abantu bishimye n'ababyina. Buri Imana ifite ubushobozi bwo kutwitegereza mu rusengero ikamenya impamvu zidusunika gukora ikintu. Mbega umubare munini w'abantu bakora ibintu ngo biyerekane, berekane imyenda, berekane amajwi yabo, berekane yuko aribo bafite icyo bamariye korari. Mbega umubare munini w'abantu bajya mu muziki n'imbyino bagendereye gukura abantu ku Mana. Ni benshi cyane. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ubu buyobe NG White yongeye kubwandikaho nanone mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page ya 35. Ndimo ndakoresha igitabo kiri soft. NG White yaranditse ngo ndababwira ibi byabayeho kugira ngo mumenye ibyo twanyuzemo. Abantu bamwe abakababayeho nyuma y'icya 844 bashoboraga kwitera hejuru babyina baririmba ngo ikuzo 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 ikuzo. Rimwe na rimwe nicaraga ntuje kugeza igihe barangirije, maze nyuma yaho ngahaguruka nkavuga nti uko si kuhoraho akora. Ntabwo yigaragaza muri ubu buryo. Tugomba kwerekeza intekerezo z'abantu ku ijambo ry'Imana ryo rufatiro rwo kwizera kwacu. Mu gihe cyane na White hadutse abantu, aba bantu bari bafite umwuka wo kwitera hejuru no kubyina, kandi baririmbaga ijambo rimwe barisubiramo inshuro nyinshi: ikuzo 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 ikuzo. Zimwe mu ndirimbo ziharawe cyane n'amadini yo hanze ni indirimbo zirimo kubonekamo abaririmbyi bacuranga gitari batwawe bafunze amaso ndetse amaboko yabo bayamanitse mu kirere, ubona ko batwawe mu rwego rwo hejuru. Ariko ikintu kiranga umwuka w'ubwaka urimo gutwara abantu muri iyi minsi ni ukuririmba ijambo rimwe, iryo jambo abantu bakarifata, ariko iryo jambo rigakomeza kuza, kandi iryo jambo ugasanga nta gukangura umutima kuri bubeho ngo rituma abantu batekereza ku rubanza bazacibwa. Nshuti yanjye, ahubwo ugasanga ni akajambo karyoshye ko kugira ngo abantu bagaragaze gutwarwa kwabo. Muri iki gihe cyane na White yaratangaye, abantu baririmbaga ijambo ikuzo inshuro 6. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Indirimbo irimo iratangira ikarinda isoza wumvishemo ijambo rimwe, naryo ridasaba umunyabyaha kwihana, riterekana icyo Kristo arimo gukora iburyo bwa Se, riterekana aho ibihe bigeze. Ijambo rimwe ryo kugira ngo abantu ritabacyurira, ijambo rimwe rituma ya ndirimbo iri burenga imbibi z'idini ikajya mu madini yose ikaba international. Ariko nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ubu buryo ni ubuyobe. Muri volume ya 2 page ya 80 mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero handitswemo amagambo avuga ngo kurarikira, gusamara no kujya mu birori byo kwinezererwa ni igishuko n'umutego ku bwoko bw'Imana, cyane cyane ku basore.
abantu b'abasore bagomba kumenya yuko kurarikira gusamara no kujya mu birori byo kwinezererwa ni igishuko kandi ni umutego ku bwoko bw'Imana, ariko cyane cyane abantu bazawugwamo hano banditse ni abasore. Ibintu bikangura amarangamutima, ibintu bituma abakobwa berekana uko basa, uko bateye, berekana uko baberwa, abakobwa berekana mu maso habo uko bareba, uko basa, berekana amarangamutima yabo, berekana amajwi yabo. Ubu noneho hajemo n'ikindi kigeragezo cy'abantu b'abagore barimo kwambara ibitenge, bamara kwambara ibitenge bakabifunga ku kibuno, yarangiza akagenda akitera hejuru, ukabona abantu bose bamushagaye bamuzengurutse, wajya kubona ukabona arimo aritera hejuru, arimo arakora ibintu bigaragaza yuko atari Imana abyinira, ahubwo ari ugukangura irari, amarangamutima n'amaso y'abantu ngo bamwitegereze kugira ngo amenyekane. Reka mbibutse yuko kubaka umunara w'Ibabeli icyaha cyari kibyihishe nyuma, cyari icyo kubaka izina rimenyekana. N'uyu munsi wa none abantu benshi barimo barubaka ibintu byitwa kuramya, guhimbaza, ndetse ariko wabireba ukabona ahubwo barashaka kubaka izina ryabo, ntabwo ari izina rya Kristo bashaka kubaka. Uretse ijuru ryonyine ryadutabara. Najya mbabwire ngo indirimbo turimo kuririmba inyinshi ni izifite kashe yuko tuzaguma mu isi tutazajya mu ijuru. Nshuti zanjye, ninde uguha isoko? Ese mujya mwibuka yuko indirimbo z'isi zikomoka ku mwana ukomoka kuri Kayini, kandi wakwibaza ngo umwana wo kwa Kayini indirimbo yazikuyeho isoko yazo, yazikuye kuri Satani. Ariko nanone nshuti zanjye, Imana ishimwe, hari indirimbo zikomoka ku Mana. Izi ndirimbo zikomoka ku Mana nazo zifite uruhare rwo gutuma abantu b'Imana baba mu isi kandi ntibagireho uruhare kandi ntibababaze. Kubw'ibyo rero imbere yacu hari indirimbo z'amoko abiri. Izikunezeza ziragaragaza shobuja uwo ari we, kandi uwo uririmbira aterwa n'umutima wawe uko uba umeze mu gihe uririmba. Nshuti zanjye, ibi bintu birakomeye. Mu gitabo Inama zigirwa Itorero volume ya 2 page 78 baranditse ngo inzu zibyinirwamo cyangwa se zo gukiniramo ni ishuri ryo gukoreramo ibyaha bibi. Mu magambo make, inzu zo kubyiniramo cyangwa se inzu zikinirwamo, izi nzu mujya kubona abantu bajya kureberamo amateatre, inzenya n'ibiki byose n'imiziki, izi nzu ngo ni ishuri ryo gukoreramo ibyaha. Mu magambo make, umuntu wagiye aho hantu aba yagiye mu ishuri. Bakomeje bandika ngo ingeso z'ubusambanyi n'irari ry'ibyaha bikururwa kandi bigaterwa n'imbaraga n'ibyo birori, indirimbo mbi, gukoresha amaboko, ibimenyetso by'ubusambanyi, imvugo n'ingiro y'ibintu byonona ibitekerezo bigasubiza hasi ingeso nziza. Mu magambo make, icyo mbona ni kimwe hano banditse, nuko iryo shuri, inzu zibyinirwamo, umuntu uzigiyemo aba ari mu ishuri ryo gukoreramo ibyaha. Ni ishuri rimutinyura gufata ibintu yize muri teori akabishyira muri pratique. Ikindi kintu mbona hano ni uko ingeso z'ubusambanyi n'irari ry'ibyaha bikururwa cyane n'ibyo birori bibera aho hantu. Ariko nanone kubera indirimbo mbi zihabyinirwa, gukoresha amaboko, ibimenyetso by'ubusambanyi biboneka muri izo ndirimbo, imvugo n'ingiro y'ibintu byonona ibitekerezo, bituma umuntu uri aho hantu ibitekerezo bye bisubira hasi. Uyu munsi hamaze kuboneka ururimi rw'abaririmbyi b'abasambanyi. Uyu munsi wa none hari indirimbo zitwa ibishego, abantu barimo barazumva. Ni indirimbo zerekana ubutwari bw'abaririmbyi bacu, ubutwari bw'aba bana bacu b'urubyiruko baririmba indirimbo z'isi mu gutinyuka ibyaha. Indirimbo itangira umuntu akubwira uburyo ari umusambanyi w'umuhanga, ikarinda irangira. Indirimbo iratangira umuntu akubwira uburyo ari ikirari, ikarinda irangira. Indirimbo iratangira umuntu akwereka uburyo azica se na nyina nta kintu bamaze, ikarinda irangira. Mu rurimi rw'amarenga ni indirimbo yerekana yuko umuntu utarasambanye inshuro nyinshi aba ari ikigoryi cyangwa ari ikigwari. Mbega izo ndirimbo uburyo zangije urubyiruko rwacu. Ariko dufite n'umubare munini w'abizera bacu b'itorero bihisha bakajya kumva izo ndirimbo aho zibyinirwa, bakitegereza n'ibihabera. Aba bantu ntibashobora kuzagera i Kanani, ntago bishoboka. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbasomere andi magambo akomeye ari mu bakurambere n'abahanuzi, page 493. Baranditse ngo umuzika no kubyina byabayeho abantu banejejwe no gusingiza Imana igihe bahekaga isanduku y'Imana, ubwo ni mu gihe cya Dawidi,
ntaho wari uhuriye na hato n'umuzika w'imbyino zo muri iki gihe. Umuzika w'igihe cya Dawidi wari ugamije kwibutsa abantu Imana kandi wererezaga izina ryayo ryera. Ariko umuzika w'iki gihe wo ni igikoresho cya Satani ngo atere abantu kwibagirwa Imana no kuyisuzugura. Hari ibintu byinshi bikorwa no mu miziki yitwa iy'amadini irimo kuba muri ino minsi. Ugasanga umuntu arimo arabyina yakodesheje abantu, ukareba mu maso habo basore barimo kumubyina inyuma, ugasanga wigeze kubabona mu zindi ndirimbo z'isi, kandi we ngo arimo arabyina indirimbo z'Imana. Kenshi na kenshi hagiye hagaragara imbaraga, ndetse najya mbabwira inshuti zanjye, bariyeri ubibuza namara gukurwaho natwe ubwacu bizaza. Inshuti zanjye, natwe ubwacu bizaza, kuko abantu barimo barashaka umuziki, barashaka indirimbo zisa naho bahoze. Uko nabyinaga kera ntaramenya Imana, umuziki numvaga, ritme wari ufite, uko abantu babyinaga bari imbere yanjye, amarangamutima yabo uko yakanguraga amarangamutima yanjye, turashaka kubibona ku ruhimbi kugira ngo twemere yuko gahunda zaryoshye. Uyu ni umutego ukomeye turimo gutega. Inshuti zanjye, nagira mbabwire ngo uyu munsi wa none umwuka w'ubwigenge twasomye mu kuva 32:25, uyu mwuka w'ubwigenge wamaze kwandura mu baririmbyi baririmba indirimbo zera zitwa iz'Imana. Ndetse kimwe mu bibabaje, aba bantu barimo barabiterwa n'abayobozi bameze nka Roni bemerera abantu kuba ibyigenge. Ariko Imana ntikeneye amajwi y'abantu bameze nk'ubwoko butagonda ijosi. Ibi bintu birakomeye cyane kugira ngo tubyumve. Inshuti zanjye, hari igitabo nkunda cyitwa Ivugabutumwa, paje 392, haranditse ngo mu materaniro aba ntibakwiriye kwishingikiriza ku baririmbyi baririmba indirimbo z'abisi, ndetse no kwiyerekana mu buryo nk'ubw'ikinamico kugira ngo bakunde batere abantu ubwuzu. Ntabwo kugira ngo dutere abantu ubwuzu mu nsengero zitwa iz'Imana, ntabwo ari ngombwa yuko tuzana abaririmbyi b'isi ngo bakangure amarangamutima y'abantu nk'uko basanzwe babigenza muri club, cyangwa nk'uko basanzwe babigenza mu mastade runaka iyo bakoze ibitaramo. Paje 393 Ivugabutumwa baranditse ngo ni buryo ki Imana ishobora guhabwa icyubahiro mu gihe mu ndirimbo zanyu mwifashisha umutwe w'abaririmbyi b'isi baririmbira guhembwa amafaranga. Kuri iyo paje barakomeje barandika ngo ntugakodesha abacuranzi b'indirimbo z'isi, igihe bishoboka cyose jya ubyirinda. Cyakora ukabona umuntu wamubonye mu ndirimbo z'isi, umubonye ari mu rusengero ku ruhimbi arimo aravuza icyuma runaka, cyangwa se arimo arafasha urimo gufata indirimbo mu kintu runaka. Mu by'ukuri umwuka w'Imana aratugarura atubwira ngo ibyo bintu byirindwe uko bishoboka. Nshuti zanjye, kuki amadini uyu munsi wa none arwanira abanyempano? Kuki aba bantu b'abanyamuziki, aba bantu batemera Imana? Kubera iki nabo dufite mu matorero batabona mwanya wo kwiga Bibiliya, badafite n'igitabo na kimwe cy'umwuka w'ubuhanuzi, badashobora kuboneka mu isengesho iryo ari ryo ryose, ndetse n'isengesho ryateguwe na korali yabo ukaba utababona? Ni iki gituma aba bantu bakomeza kuba inkingi za mwamba? Ni igiki gituma aba bantu no kubegera ngo bagirwe inama bagira ikibazo? Nuko abantu bababara yuko aribo bantu batumya itorero risusuruka, ariko ntabwo ariko bimeze. Umwuka w'Imana niwe umanukira abantu bakanezezwa n'ibyera. Kubw'ibyo nshuti yanjye, nagira ngo mbabwire amagambo nasomye mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, paje 179. Intambara Ikomeye paje 179 haranditse ngo abadominikani b'i Berne babonaga ko nibabasha kwigarurira uwo munyeshuri, uyu munyeshuri barimo kuvuga ahangaha witwa Zwingli. Abadominikani b'i Berne babonaga ko nibabasha kwigarurira uwo munyeshuri ukiri muto wari ufite impano zitangaje, byari kubazanira inyungu kandi bikabahesha icyubahiro. Kuba yari umusore w'intarumikwa, icyo ni icyangombwa cya mbere bamukundiye. Kugira impano kamere yo kuba intyoza n'umwanditsi, iki ni ikindi bamukundiye. Ubuhanga bwe muri muzika n'ubusizi byajyaga kubafasha cyane kubakururira abantu baza mu materaniro yabo, kandi bikabongerera inyungu kurusha ibyo bari basanzwe bakora. Bakoreshaga ubucakura no kumushyeshya kugira ngo batume Zwingli yinjira mu kigo cyabo.
mu magambo make amadini yose yifashisha abaririmbyi mu rwego rwo kugira ngo yinjize abayoboke benshi kandi yinjize amafaranga kandi atware amarangamutima y'abantu. Ariko mu by'ukuri abantu bakagombye kwerekezwa ku ijambo ry'Imana, abantu bakagombye kwerekezwa ku kuri kw'Imana. Nshuti zanjye, hano nagira ngo mbabwire ikindi kintu gikomeye. Intambara ikomeye page 552 baranditse ngo abaprotestani benshi bibwira ko idini gaturika ritareshya abantu kandi ko gusenga kwabo kugizwe n'imigenzo gusa nta busobanuro gufite. Aha barishuka. Nubwo inyigisho z'i Roma zishingiye ku binyoma, ntabwo ari igishinga cy'ubushukanyi cyitaruye. Mu magambo make, ubushukanyi bwa Roma ntabwo ari ikintu kiri kure cyane. Abantu baramutse batitonze bazisanga ubwo bushukanyi babufite. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko muri kuri iyo page bakomeje bavuga yuko abakunzi b'ibisa neza imitima yabo igomba gucwekera. Kubera iki? Kubera insengero cyangwa se ibiriziya by'agahozo, imitambagiro ihoraho, intambiro z'izahabu za altari, ibishushanyo bimanitswe, muzika n'amajwi y'inanga arangira. Ku bantu bakunda umuziki bakaba badafite amahame abagenga y'ibyanditswe byera, bazisanga n'imbibi z'amadini zavuyeho. None nagira ngo mbabaze abasomyi b'ibyahishuwe igice cya 18:22, niba hari ikintu gikururira abantu Babuloni nk'uko ibyahishuwe bitubwira, ni indirimbo n'abahimbyi n'abacuranzi. Mu magambo make, aba bashinzwe gusenya imbibi z'amadini, amadini akisanga aramwe. Reka wowe unteze amatwi nkwibutse ko uzajya kubona ubone abaririmbyi bagenda baba bahanga. Satani abinjizamo umwuka w'uko kuririmba bitagomba kugira aho bigarukira. Niyo mpamvu muzabona umwuka wa Babuloni ugenda ubinjiramo, aho umuntu yumva yaririmba mu madini yose azengurukamo, kandi ayo madini adahuje imyemerere, adahuje indangagaciro, adahuje n'uburyo bumwe bwo kwigisha ibyanditswe byera. Kubw'ibyo rero nagira ngo mbabwire ngo nshuti zanjye, mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa, hagomba kubaho uburyo bw'imiririmbire bukurubana abantu amarangamutima yabo akaba afitwe n'abahimbyi n'abanyamuziki n'abaki bose, kugeza ubwo ibyo baririmbye bizaba ari ibyo ngibyo. Ariko reka twongere tugaruke turebe twiruhuta dushaka umusozo. Nehemiya, Bibiliya zanyu muzifate tujyane. Aya magambo arakomeye cyane. Nehemiya igice cya 12, Nehemiya igice cya 12 umurongo wa 42, Bibiliya iravuga ngo kuko kera mu gihe cya Dawidi na Asafu habagaho. Aya magambo reka tuyarebe. Nehemiya 12, nari ngiye gusoma Nehemiya igice cya 12. Aya magambo arakomeye cyane. Nshuti zanjye, nagira mbabwire yuko iki kintu cyitwa umuziki ni ikintu abantu bakwiye kwitondamo cyane, kandi tukegera umwuka w'Imana, tukegera ijambo ry'Imana rikaduha umucyo. Nehemiya 12 umurongo wa 42, Bibiliya iravuga ngo iki? Nehemiya 12:42, na Maseya na Shemaya na Eleazari na Uzi na Yeholanani na Malikiya na Elamu na Ezeri, abaririmbyi baririmba ijwi rirenga, Yezaheliya ari we mutware wabo. Mu by'ukuri icyo nashaka kubabwira ngiki, hakwiye kubaho icyo twakwita kuririmba ijwi rirenga. Iri jwi rirenga rero abantu bagomba kuririmba. Mu magambo make, dufite ubutumwa bw'amareka batatu. Ese ni abantu bangahe barimo gushyira ubu butumwa bweruye mu miririmbire yabo? Ni abantu bangahe barimo gufata ubutumwa bw'ubuhanuzi, ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera, ubutumwa bw'ubuturo bwera, ubutumwa bwa gihanuzi? Ni bangahe barimo gushyira ubutumwa bw'urubanza mu ndirimbo zabo? Ahubwo indirimbo ni zerekana ko ibintu byakemutse, indirimbo zerekana ko abantu Imana iri kumwe nabo, ni indirimbo zereka abantu yuko ibibazo barimo Imana igiye kubikemura, igiye kubaha amafaranga n'abana bakabyara n'iki. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye bantu b'Imana, dukeneye kubana n'Imana cyane. Dukeneye kubana n'Imana cyane. Iki cyigisho gishobora kuba cyakugarura. Nshuti zanjye, hari umugabo wambabaje cyane witwa Samuel C. Hancock.
n'umugabo wabayeho mu 1828. uyu mugabo yari umudivaniste, yatangiranye n'abandi badivaniste muri icyo gihe, ariko yavutse mu 1828 nk'uko mbibabwiye. mu byumweru 4 yatangiye guhuma gake gake, ariko ku myaka 23 yahumye burundu. iwabo bamutoreje mu idini ry'abamethodiste episcopal, ariko ikintu gitangaje nuko guturuka mu mwaka w'1840 yaje guhabwa umucyo w'isabato, ndetse yatangiranye n'abatangira itorero ryacu. ariko yaje guhura n'ikibazo gikomeye. kubera iki? kubera yuko yari afite imiririmbire, atangira kuvangirwa n'abandi bantu bo mu yandi madini bamuzanagamo ibintu by'imyuka, kuko yari umuhanga mu muziki. byarangiye ahindutse ikimenywa bose, yadutsweho n'ibintu byo kuvuga mu zindi ndimi no kubyina mu mwuka, ndetse yadukwaho n'ibindi bintu byitwa swimming in the spirit. Swimming in the spirit ni kuriya mubona abantu barambuye amaboko bikaraga mu ndirimbo, ku buryo abantu babona ko batwawe cyane. mu 1854 yatangiye kugirana isano n'itsinda ridasanzwe ryari ryarayobye. iri tsinda Ellen White yavuze ko ryarangwaga n'urusaku, guseka no kutagira gahunda, bikitwa kujya mu mwuka. uyu mugabo mu 1864 James White yavuze ko nta cyizere ko Hancock azakomezanya n'itorero ry'abadivaniste kubera kuvangirwa guke guke, kandi yashakaga yuko impano ye iruta ubukristo bwe. n'uyu munsi wa none ni ikigerageza imbere yacu, ubona abantu impano zabo barazihaye imbaraga kurusha ubukristo bwabo. ndetse uyu mugabo witwa Hancock yagiye mu idini ryashinzwe n'umugabo witwa Clanima, bifatanyiriza hamwe kurwanya Ellen White ndetse n'ubuhamya yatangaga mu mwuka w'ubuhanuzi. itorero ryabo ryaragiye rijya ukwaryo, riragenda riba itorero rikomeye, ariko ry'ubwaka. abantu bagakunda ibyo bintu by'akavuyo byabagamo n'iyo miziki y'uwo mugabo yacurangaga ko yari ikimenywa bose. reka mbabwire, ni akaga iyo aho kugira ngo abantu bakunde Imana umuntu aririmbira usanga bamukunze. ibyo biba ari ikibazo yuko nagiye yajyana nabo. nshuti zanjye, itorero, abo bantu bageze aho barwanya itorero baryita White Party. mu magambo make baravuga ngo ni akazu cyangwa agatsiko k'abantu bera b'abazungu nyine bera. noneho ikindi, uyu mugabo witwa Clanima yitaga itorero ryacu ko ari Babuloni, itorero ry'abadivansi umunsi wa karindwi. uyu mugabo rero yaje gupfa mu 1874 atakiri mu itorero. amaze gupfa yari afite imyaka 46. noneho indirimbo ze izo yahimbye nyuma yaravuye mu itorero bazishyize hamwe barazandika kugira ngo zizafashe umugore we, ariko izo yahimbye akizera ibyo twizera n'ubu ziracyari mu bitabo by'indirimbo zacu, ibitabo by'icyongereza birimo indirimbo nyinshi. aya makuru wayakura mu kinyamakuru cyitwa kuri website ya encyclopedia.adventist.org. rero nshuti zanjye, niba uyu nguyu yarahuye n'iki kibazo, reka nongere mwibutse yuko igihe kirageze kugira ngo twibaze ibyo turimo ibyo ari byo. kandi nanone mwene data, nagira ngo nkubwire ngo ukwiye gusengera, kuba maso kwawe, kuko nudasenga uzagwa mu mitego ikomeye. Abakolosayi igice cya 3, Abakolosayi igice cya 3 hari isomo nkunda cyane. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo iki? ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Amen. ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe rigwiriye, rifite n'ubwenge bwose. mu magambo make, umuntu udafite ijambo ry'Imana nta bwenge. hano barimo baragaragaza ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo nguwo. Amen. Imana iguhe kudaparikira gusa ku ndirimbo, ahubwo uparikire ku ijambo ry'Imana, kuri zaburi n'ibindi bihimbano, indirimbo zibi zo gufashanya. ufashe ubwoko bw'Imana, uce bugufi, kandi umwuka w'ubucanshuro Imana udukuremo mu izina rya Yesu. dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. umutego ukomeye Abisirayeli batezwe bakawugwamo, n'abiki gihe nabo barimo barawugwamo.
uturinde kuvangirwa, uduhe kwerereza ijambo ryawe n'amahame yaryo, kandi umwuka w'ikinyoma urimo kwiganza mu miririmbire wigizwe n'imbaraga yawe, uduhe gukunda ukuri no kugukunda kukuruta uko dukunze impano z'abantu, kandi uturinde kuba abacanshuro muri uyu murimo, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.